Tugeze muri wa mugoroba mwiza w'ijoro ryo gutabaza, reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri uno mugoroba. Mana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza, iri joro ryo gutabaza twaboneyemo amateka yawe, ugendera uhindura ubuzima bwacu n'imibereho yacu, dukesha uyu mugoroba wo kugutabaza nawe ukadutabara. Uyu munsi turakwinginze gw'indubane natwe uduhe ibihe byiza, umwuka wera akora imirimo n'ibitangaza, ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Duhaye ikaze mwebwe mwese turi kumwe muri rino joro ryo gutabaza, abakristo ba Gatenga, inshuti z'umudugudu wa Gatenga, kandi duhaye ikaze abari hafi n'abari kure mwese muri uyu mwanya muri iri joro ryo gutabaza. Mbere yo kugira ngo dukomeze na gahunda yacu y'amasengesho y'ijoro ryo gutabaza, reka twakire korali Elayo iraririmba indirimbo imwe, kandi turifuza ko korali Elayo yaririmba turi gutanga amaturo y'ishimwe, dushimira Imana ibyo yakoze mu buzima bwacu. Turi buze gukurikirana kode yacu y'umudugudu wa ADEPR Gatenga, aho dutangira amaturo murayibona. Aho rero ugende ushyiramo ituro ryawe ry'ishimwe ushingiye ku by'Imana yagukoreye. Wowe rero ugiye gukora uwo murimo ukora mu butunzi bwawe, Imana niguha umugisha. Karibu korali Elayo muririmba indirimbo imwe. Turi hafi yo gutaha
none niwo soko y'agakiza umusaraba niwo bendera ryacu niwo wabambwe umukiza kera wabambwa karisangwa n'ibikube none niwo soko y'agakiza umusaraba niwo bendera ryacu
dushimiye Imana ku gakorari Elayo, indirimbo nziza muririmbye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, kandi dukomeje gushimira Imana mwebwe mwese muba muri ano materaniro muri no joro ryo gutabaza, abakurikirana kuri sheni y'umudugudu wa Gatenga ADPR Gatenga. Dukomeje gushima Imana uburyo mugaragaza aya masengesho abagirira umumaro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwakira umwigisha wacu, ni umukristo wacu hano mu Gatenga, mushiki wacu. Rero karibu tugusengera Imana, utugezeho ijambo ry'Imana. Turabizi ko hari ibiri ku mutima wawe, hari ibyo wifuza kuvuga, kuko nawe Imana yagukoreye amateka, hari icyo wayibwira. Mana ishobora byose, korana n'umukozi wawe ugiye kuvuga ijambo ryawe, kandi abantu benshi bakurikira iri jambo ryawe babone igisubizo mu ijambo. Umwuka wera abane n'umwigisha, kandi abarimo barumva ijambo Umwuka wera aribasobanurire mu ijambo ryawe, ukoreremo imirimo n'ibitangaza. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Uyu ni umunsi mukuru ku itorero rya Kristo ryavuye mu bise by'umubabaro. Ni umunsi wo kwizihiza iyo Yesu apfa ntazuke. Sinzi niba tuba dufite icyo tuvuga. Natekereje ibintu byinshi cyane, ariko ndashaka kubaganiriza mu bike muri ibyo ngibyo. Muri Bibiliya ndaza kubabwira nihagera gusoma. Ndashaka dukora ikiganiro ho gatoya. Ugiye gusura umuntu yabyaye, ukabona afite umubebe mwiza, hanyuma ukishimana nawe, atakubwiye aho umubebe yavuye, wakumva nyine ari ibisanzwe. Ashobora kuba yaratwise amezi 9, amerewe nabi. Ashobora kuba yabyaye na sezariyene. Yewe n'ubwo uteruye uwo mwana akaba agifite igikomere kikiri gishaje. Iyo turiho turishimira Pasika, sinzi niba twumva neza aho Pasika yavuye. Ntabwo nshobora guhera kuva Yesu aza mu isi, kuko byadufata igihe kinini, ariko nabyo ntibisobanutse. Kuba bidasobanutse ni uko mu mutwe yacu bidapigwaho. Pawulo yaravuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwigaragaza yambaye umubiri. Ntabwo nzi icyo Imana yagiye gushaka mu nda y'umugore. Imana ntabwo tuyizi. Turabyumva turi hano, ariko ntituyizi neza. Hanyuma mu ndebere Imana yiyegerageje ikigira gatoya igakwigwa mu nda y'umugore. Tuzabibaza nitugerayo, nta gisobanuro twabona. Ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwigaragaza yambaye umubiri. Noneho ntibibe ibyo gusa, igahita ivukira mu kiraro. Ndabizi ko abenshi hano mwavukiye mu buzima bubi, ariko sinzi niba ari umuntu yavukiye mu kiraro cy'inka. We niho yavukiye, ahunga ari uruhinja rw'ibyumweru bike mu butayu bwa kilometero zirenze 1000. Ntashobora kugera kuri dogere 50, hakonje hakaba munsi ya 0. Oya, reka ndeke kujyayo, reka tujye mu cyumweru cy'umubabaro. Yesu yari afite inshuti Betaniya, ni nyuma y'Yerusalemu kilometero 1, yitwa Lazaro, Mariya na Marita. Hanyuma imirimo ye hafi yose yayikoreye i Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza umwijima. Iyo yazaga i Yerusalemu yahaje gake, yahitamwo kujya kuba muri uwo muryango, kuko bari inshuti ze magara. Hanyuma mbere y'uko iminsi 6 mbere y'uko Pasika iba, yashimye kuza i Yerusalemu aho hantu Betaniya, kugira ngo asezere ku nshuti ze magara, kuko yaragiye gupfa. Nahoze ntekereza, ubu Yesu aramutse ari bupfire i Kigali, yaza gusezera kwa Desire. Ndi inshuti ye ku kigero, ariko yaza gusoreza urugendo rwe rwo mu isi akarusoreza iwanyu. Ntabwo mbizi. Nyamara Bibiliya ivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose.
reka mbabwire bene tuve mu kigare. Yesu yagiraga ikigare cy'abantu 20,000 bahora inyuma ye buri munsi baje gushaka imigati n'ibitangaza. Ariko mu 20,000 yari afitemo 70 ashobora kwizera agatuma bakajya kwigisha. Muri 70 yari afitemo 12 basize byose baramukurikira. Muri 12 yari afitemo 3 b'inshuti ze yitabaza iyo byakomeye. Abana b'inkuba ashobora gusengana byagoranye. Hanyuma muri 3 yari afitemo umwe aba mu gituza cye. Abakristo bakunda ikigare. Bakunda ikigare kamabwizo ntaje dufite tuzabashiramo mutigwanaho. Ushaka Imana ku giti cyawe. Ntabwo adeperi zakwinjiza mu bwami. Uwo munsi nta na institution runaka bazahamagarwa. Muri Egiputa buri wese yisigiye amaraso ku nkomanizo. Ejo bundi impanda nivuga bazahamagara umuntu mu izina rye. Nta deperi uzasanga mu ijuru. Nukunda ikigare gusa ukanyuza hano bakabyina ugataraka hanyuma ugataha ntuhinduke guse na Yesu. Sinze mbabwire amaze kuba Pasika ebyiri imwe urebye hari imwe batemera yo muri Edeni ariko nayo hamenetse amaraso ariko igihe cya mbere batangaje Pasika ni muri Egiputa hanyuma iya kabiri ni iyi turiho turavuga iya gatatu izabera mu ijuru. Babwiza ukuri umuntu atakoze iyi Pasika neza ntafite uburenganzira bwo kuzajya izaba mu ijuru. Niyo mpamvu mvuga ngo tuve mu kigare. Ujye wibaza ngo umubano wanjye n'Imana ku giti cyanjye kumeze. Hanyuma yahisemo gusoreza icyumweru cya nyuma yahageze ku wa gatanu nimugoroba i Betaniya araharara asezera ku nshuti ze. Hari ikintu cyabaye kuri uwo munsi ku wa gatanu. Mariya muri abo bakobwa babiri Mariya na Marita harimo umuntu umukunda cyane yitwa Mariya. Muzi ikintu yakoze? Yaramusize. Amen. Yamusutse amavuta y'igiciro cyinshi. Ayo mavuta niyo yategura gupfa no kuzuka. Murabizi ko Yesu yitwa uwasizwe. Ni Mariya nyine yamusize. Amen. Agiye ugiye gukorera Imana hari ibintu nyabona. Tuzana igiturisho cy'ishimwe hanyuma dushima Imana ukabona umuntu kandi natwe dufite urutuke ruzi kujonjora inoti nini nanto tutarebye ukabona nyine abantu biraho ariko umushumba ubundi ninde yatanze itegeko ko buri cyumweru bashiraho igiturisho. Hari umuntu umwe yamaze ku mutima nabonye nzi gushima Imana yitwa Hippolyte Muhizi. Yapfushije umwana baranzura ko yapfuye hanyuma kubw'imbabazi z'Imana umwuka umugarukamo. Uzi ikintu yakoze? Yahise agira usororo kubaza igiciro cy'imva ateranya nayo bari gukaraba yose gukoresha mu gukaraba arazatanga hituro gishimye. Ntuzajye ushima Imana buri cyumweru kuko ari umuhango w'itorero ahubwo uzakore ikintu gikora ku mutima w'Imana. Nushaka uzashima Imana rimwe mu kwezi ariko ukora ikintu gikora ku mutima w'Imana. Utanga amavuta ategura gupfa no kuzuka. Nukora ibintu by'umuhango gusa bizaba biri aho nyine uzajya ujonjora akanoti gatoya kuko ariko bavuze ari igihe cyo gushima Imana ariko nukora ikintu ukavuga ngo Mana nkurikije ibyo wankoreye ushobora gutanga amavuta. Amen. Hanyuma kuwa gatandatu Yesu yizihije isabato mu muco wa Kiyuda nk'uko byari bisanzwe. Hanyuma ku cyumweru yinjira i Yerusalemu ahetswe n'indogobe aho bita ku muhanda wa Hoziyana. Abigishwa n'abandi bantu bamukundaga baravuga ngo Hoziyana Hoziyana hashimuje mu izina ry'Uwiteka. Mfite ikintu cyambabaje abavuze ngo Hoziyana nibo bavuze ngo nabamba ntibagukomera amashi. Uzibuke ko bashobora guhindura ururimi mu cyumweru kimwe. Nagiye mbona abashumba apfusha nk'umudamu we yitaba Imana ntihagire uzongera kumenya ko yari afite abana
kandi kare iyo yinjira bati umushumba wacu nabonye umuntu yakoreye Imana mu rusengero yaravunitse apfakara ntagire uzongera kumenya ko yateraniye muri urwo rusengero. Tukihangana umunsi tugenda tugashingura tukazana indabyo tukifotoza bigahita birangira. Abavuze ngo Hoziyana nibo bavuze ngo ni abantu. Nubona bagukomeye mashi uzamenye ko bashobora guhindura ururimi. Nagiye mbona abantu bakize mu rusengero twendamo kubaramya, ariko yagira ibyago bamutereza camunara ntagire uzongera kumusuhuza. Nitwibuke ko yatwubakiye urusengero, nitwibuke ko yakoze imirimo mu nzu y'Imana. Iyo umuntu yakeye bagenda ibyo mvuze ni mu rusengero. Nubona bagukomeye mu mashi ishimwe rizagarukira Imana, kuko ikindi gihe ashobora guhindura ururimi. Hanyuma uwo munsi Yesu yakoze ikintu gikomeye. Yesu yakoze ikintu gikomeye, yasenye isoko ribera mu rusengero. Mu by'ukuri abafarisayo n'abatambyi bazana isoko mu rusengero ntabwo cyari ikintu kibi. Bashaka kwegereza abantu ibitambo kugira ngo babigurire hafi, ariko yari bizinesi y'abatambyi n'abayuda. Hanyuma abirebye akora ikintu kidasanzwe, asohora inuma, amena amafaranga bavunja n'ibintu byose arabisohora, avuga mu inzu ya data niyo. Hano nagira gusigararemo akantu kamwe. Niba Yesu atarihanganiye abantu bacuruza mu isoko risanzwe ryo mu rusengero, ntazihanganira ingeso twabitse mu mutima twanze guhindukaho. Niba Yesu atarihanganiye abantu bacuruza mu rusengero, ntazihanganira, kuko natwe turi insengero z'umwuka wera. Hari ukuntu iyo tuje muri izi nkuta enye ubona twubashe cyane, ariko ntitwibuke ko natwe turi urusengero inyuma y'urusengero. Aho pasiteri atareba, aho abadiyakoni batari, aho abandi bantu bose batari, wibuka ko nawe uri urusengero. Wibuke kuramya Imana mu kuri no mu mwuka, ntucururizemo. Hanyuma buri munsi uko yazaga Yerusalemu yatahaga ku nshuti ye Lazaro na Mariya. Kuwa mbere arimo kuza Yerusalemu mu mujyi, hari ikintu yakoze gikomeye, yavumye umutini awuzeho imbuto ashonje. Hanyuma baragenda. Uwo munsi kuwa mbere yiriwe mu mpaka n'abakuru b'idini, ndavuga abatambyi n'abafarisayo. Zari impaka zimeze nabi. Mwibuke ko yakoze ikintu nakwita kibi, yasenye isoko ry'abantu. Umva ukoze kuri bizinesi y'abandi, buriya iyo bigeze ku nyungu ushobora kuhasiga ubuzima. Inama zahise zitangira. Akagambane kari katangiye, amanama yakorwa ku manywa na nijoro bashaka ukuntu bamwikiza. N'ubundi ntibamukundaga, ariko bari bamubonye ukwabo. Hanyuma ataha Yerusalemu, ataha Betaniya, agaruka kuwa kabiri mu gitondo. Bageze kuri wa mutini basanga wumye nk'aho hashize imyaka 10. Abaha inyigisho yo kwizera, ababwira ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi muzabwira umusozi w'imu. Utubuto twa sinapi ndadufite mu rugo, hari igihe tureba nkarira. Nibaza ubu narabuze kwizera byibuze kungana gutyo. Itorero rikwiye kubeshwaho no kwizera. Muzi impamvu tukwiye kubaho mu kwizera, nuko ibyo twebwe tuvuga ko twemera, siyanse ntibyemera. Siyanse ntiyemera ko sida ikira, ntiyemera ko kanseri ikira, ariko Bibiliya ivuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bakira. Ibimenyetso bizagendana n'abizera, bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazagicisha nshuti zabatwara na hato, bazirukana abadayimoni, bazavuga ngo ntimishe. Ibyo ni ibintu bikwiye kuba bigaragara mu itorero, kandi ibyo isi ntibyemera. Nyamara twemera ko iby'isi itemera, ariko kuri kw'ibyo twizera. Nushaka kubaho mu buryo bw'ubwenge gusa, hari ubwo bizagera igihe ukabona ibintu ntibisobanutse. Ariko
impamvu imfubyi zishingirwa bakishima nuko Imana iba ifite icyo yakoze mu mutima baba babeshejweho no kwizera. Abantu batuye i Kigali bemera ko babeshejweho no kwizera bavuge ngo amen. Hanyuma uwo munsi ku wa kabiri yagiye kurera Yona avuga ibimenyetso. Matayo 24 niho tugeze. Avuga ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka. Bimwe mu byo yavuze bikomeye, uribuka ko bari bamweretse inyubako y'urusengero aho kugira ngo yishime ararira. Ariko Yesu nawe wagira ngo ntakundi irangi ry'umweru. Yari umuturage w'i Galilaya ahantu mu cyaro, wagira ngo ntakunda amashanyarazi. Ariko we yarazi icyo avuze. Yaravuze ngo Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho. Nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abashwi ntiwabyemera. None abanzi bazakundira ngo bazagusenya, ntawe izasigaye igeretse kuri yo. Kubera iki? Bari bafite urusengero rwiza yego, ariko baranze kwakira urusengero rukuru ari we Yesu Kristo. Uyoboye umutambyi mukuru baramwanze. Ntangira nababwiye ngo ntabwo dukwiye kubaho mu buryo bw'umuhango, ahubwo dukwiye gukoresha ijambo ry'Imana rivuga. Ukajya wumva icyo ukoze kivuye ku mutima w'ubumana, bitari umuhango gusa w'itorero. Nibyo bizatuma Imana iguha umugisha. Hanyuma yavuze ibintu byinshi, ariko umusozi wa Elayono byari ibintu bikomeye. Ariko kimwe mu bintu nasomyemo hano muri Matayo 24 harimo ikintu gikomeye kivuga ngo mwirinde hatagira ubayobya. Niba hari ikintu gikomeye muri iyi myaka yacu ni ubuyobe. Aho abantu bavuga ngo ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababarira. Ubwo n'abanyabuntu butangaje. Ngewe ndemera n'umutima wanjye ko ari ubuyobe, kuko niba ubuntu budukatishiriza mu irari rya kamere ntacyo Yesu yaba yaramaze. Ntabwo ari ubwo buyobe gusa. Nigeze kubona umupasiteri mu by'ukuri ibintu yigishaga byari bitari byo. Hanyuma ndamaze kubera icyo ubesha abantu, aravuga ngo rega ngo nawe ntugakabye, ngo twebwe tubanza kureka abantu ngo bakaza ari benshi ngo tukazababwira ukuri hanyuma. Ntabwo ariko nawe urambesha. Umuntu yaje akakumarana imyaka 10 mu rusengero uzamubwira gutegera. Ese ubatse etaje ndende ariko urufatiro rutari ruzima, buriya amaherezo ni ayahe? Muri iki gihe mukurikira inyigisho nyinshi kuri YouTube, mukurikira ku maradiyo, ku macanoza atandukanye. Muri iki gihe mu gihe cy'ubwenge ujye wibaza ngo ibi bintu ngiye ni bizima cyangwa harimo ubuyobe. Ntabwo ibintu byose ari byo. Harimo ibintu bitari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Najyanye n'umubishop umwe Yerusalemu, tugura amavuta y'amadolari 20. Amadolari 20 n'ibihumbi 20 byo mu Rwanda. Araseka arambwira ngo pastor, ngo ntureba aya mavuta azangurira imodoka, azanyubakira inzu, nzakuramo na tiki ngaruka. Namaze mu madolari 20 afite reka ibintu by'ubutagatifu cyane. Ngiye kubabwira ko haje amavuta yirukana inyatsi, akuraho karande, yirukana imikoshi, atuma abakobwa bashaka bagumiwe. Ngiye kubabwira ko hari amavuta kandi kubasiga bazampereza. Uzi ko yaje kuri ofisi kunyereka imodoka yaguze. Ibintu byose twigishwa n'ibizima. Mwirinde hatagira ubayobya. Amaradiyo yose arigisha, channels zivugirwaho ibintu bitandukanye bishungura byibuze, ntubimire byose bunguri. Abantu bo mu itorero rya mbere ngo barataha ngo bakareba ko ibyo bigishijwe bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi byigishijwe n'intumwa. Hanyuma ku munsi wa gatatu Yesu nta kintu yakoze. Yiriwe ameze nk'iki. Yiriwe nk'ibise byari byatangiye kumufata. Buriya umuntu mukuru yagiye gupfa abyiyumvamo. Abenshi baranaraka akumva agiye gusoza urugendo. Umunsi wa gatatu nta kintu yakoze. Yiriwe Betaniya aruhutse kuko bwacaga bamufata. Mwibuke ko Yerusalemu inama zari zimeze nabi. Hanyuma ku wa kane yarambutse asezera ku nshuti ze Lazaro na Mariya na Marita, arambuka aza Yerusalemu akora igaburo ryera. Basezeraniye ku igaburo ryera. Hari ikintu cyambabaje.
bari ku igaburo ahantu baririye igaburo mu cyumba cyo hejuru na n'ubu iyo nkingi iracyahari bayita inkingi y'ipfunwe cyangwa y'isoni ngo Satani yinjiye mu mutima wa Yuda kuko Yesu yaravuze ngo umuntu turi buhurize amaboko ku mbehe niba ari ku ngambane. Reka mbabwize ukuri ibikomere byose birababaza ariko igikomere cyo mu rusengero kibabaza kuruta ibindi. Satani yinjira mu mutima wa Yuda bahurije amaboko ku mbehe kuko barabaza ngo uvuze ninde yava muri twe n'ibintu twabonye n'ibitangaza wakoze tureba ntabwo byashoboka ahubwo atari ko mureke umuntu duhuriza amaboko ku mbehe araba ari uwo. Ugiye wibuka ko Satani ashobora kunyura n'umuntu mwicaranye birashoboka. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo arasohoka basiga ku meza ahita ajya kubwira abafarisayo n'abatambyi ko ashobora kumubonera ku kiguzi bamuha amafaranga. Icyo gihe barangije igaburo ryera bo bahise bambuka i Getsemani. Kuva aho bari kugera i Getsemani nta kilometero kirimo baragenda. Yesu ahageze hari nimugoroba babigishwa be kubera umunaniro n'umuruho n'ibindi ngo bahita basinzira. Hari igihe ikirere kigudika ukajya wumva ikirere kiremereye ukaba utasobanura neza ibiri kuba kuko utabizi ariko ukajya wumva ikirere kiremereye. Satani ava mu ijuru akamanukana na 1/3 cy'ingabo zitabarika yazigabye mu migwi 4 mu Efeso 6 uhereye ku murongo w'10 kumanuka hepfo. Izo ngabo zose zaraje zubaka igikuta kimeze nka beto hejuru y'Getsemani. Yesu yazamura isengesho rikamugarukaho. Mwibuke ko Imana yari yamuteye umugongo kubera yashyize ku ibyaha byawe. Arasenga asubiye kubigishwa ngo bamufashe asanga basinziriye yongera yegera imbere nk'ahategwa ibuye arasenga bigera igihe biranga asenga nabi. Yaravuze ngo niba bishoboka iki gikombe nikindege. Niba ubona umuntu yagize intege nke yenda akarakara ntimugapfe kumucira urubanza ntabwo uba uzi betiri hejuru ye. Hanyuma ngo mu ijuru babona agiye gutsindwa. Ikintu bakoze ngo bahise bohereza marayika mukuru ni ukuvuga ngo ngira ngo Mikayeli yazanye n'abakomando b'ijuru bamena cya gikuta ngo bamugezaho imbaraga. Mwibuke ko icyo gihe ahantu hose hari umwenge hasohoka amaraso. Hari igihe umuntu ahura n'ikintu ubwonko butakira. Ubundi amarangamutima yacu ko Imana yaremye hari ibintu Imana itaremeye n'umwanya bizajyamo. Gupfakara, gupfusha, ibihombo bitunguranye, ibyago byose nta uwo mwanya wabyo nturimo. Hari umugabo umwe twabanaga i Bujumbura ahantu ku Mutanganoro yari umupilote w'indege. Nibuka igihe kimwe yari atwaye perezida w'u Burundi bagiye mu nama ahantu n'abandi baminisitiri muri iyo ndege bimunanira kugeza indege ku kibuga. Yari umujene muto w'imyaka hafi nka 30. Bimunanira kugeza indege ku kibuga mu minota nka 30 yamaze azenguruka hejuru ya Tanganyika byamunaniye kuyigeza hasi. Kubw'amahirwe indege yaje kugera hasi ariko yageze hasi nta gasatsi na kamwe k'umukara agifite yahindutse imvi. Umubabaro wose utavuwe ushobora kuzana indwara. Ushobora kuzana diabete, ushobora kugaruka ari igifu, ushobora ari ukuri bitotsi. Umubabaro wose ushobora kuzana indwara kandi umubabaro uhindutse indwara ukuganisha ku rupfu. Ashimwe ko mu byamuzanye harimo no kuvura imvune. Mu mitima yacu hari igihe tuba twarahuye n'ibintu birenze kwemera. Nuko ntafite umwanya ngo mbaze buri wese cyangwa mu duhu buhamya ariko hari ibintu wahuye nabyo bituma ujya ku meza apitikabo. Ibyo nabyo bimuzanire yakumva. Bamugezaho imbaraga ngo abonye imbaraga arahaguruka abwira abigishwa ngo tugende. Bagikata aho hafi y'agashamba bahita bahura na Yuda azanye igitego. Arangije ngo aramusoma. Niba hari ahantu haba ubujyanye ni mu rusengero. Uzi ko umuntu aguhobera Yesu ashimwe ukagira ngo nibyo. Babwira akantu gakomeye. Mu itorero ibintu byose birahari. Wabona abaririmbyi beza, wabona abantu bose barahari. Ariko ikintu twabuze ni urukundo.
yakoze ubukwe abutaha wenyine, ariko umukire twese turaboneka. Umukene aragwara akigwaza ntitumenye n'uko adahari. Iyo mvuze ndakabijera, reka mbabwize ukuri, ubu twese tugize urukundo isi yahurura, kuko isi ifite amafaranga, ifite ibintu byose, yabuze urukundo. Mu Rwanda iyo abantu 100 bapfuye 10 baba biyahuye. Ni ubushakashatsi buri kuri interineti. Muzi ikintu kibiyahuza? Ni umubabaro w'indengakamere, ni ibibazo bitabonewe ibisubizo. Nyamara mutekereza uko tungana, uko twese duhuje umutima ntitwabona ibisubizo byinshi hamwe. Nigeze kugira ibibazo nk'amezi 6, nkajya naranasinziriye. Mfite umudamu w'umwana mwiza imbere n'inyuma, twajyamo agahita yisinzirira, ye nkarandeba kuri parafo. Nari umujene muto, nyuma y'iminsi mike nasanze uruhara rugeze mu mugongo. Muri amezi 6 uruhara rwahise rugera mu mugongo, ntabwo nari mfite. Nyamara ubibwiye Yesu yakumva, azi kubabara icyo bivuze. Hanyuma ahuye na Yuda, yaramubwiye ngo Yuda we, wisome waza kunsoma kandi wangambaniye, ahubwo icyo ukora gikore vuba. Yesu yahise abihindura aravuga ngo ubu nabwirizaga Yerusalemu gusa, ariko mu kanya gato amavi yose arabapfukama, indimi zose ziraba zihamye ko Kristo ari Uwiteka. Gikore vuba, ndagira ngo ubigire bigire vuba. Ntabwo bizakwicerega, ntabwo bizakwica, bizasiga uzi gusenga, bizasiga uzi kwiringira Imana, bizasiga uramburira Imana amaboko, ntabwo uzaba. Yuda niba nabikora ntagire vuba, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwawe uraruta uwo udafite. Ubu ibyaguhize byose kugira ngo uraho kuko batakuroka, mu isi bararoka. None se kutapfa ni ukubera umugambi Imana igufite. Hanyuma ndashaka kwihuta, baramufashe atabuze imbaraga zo kwigwanira, ariko kuko yagomba gusohoza misiyo yo kuducungura, baramufashe. Sinzi niba mwakumva umunsi wo kuwa kane ukuntu wari mubi. Hari igihe umuntu wese yibuka umunsi mubi ku buzima bwe, ariko uwo munsi wari mubi. Mutekereze ko iryo joro rimwe gusa bamutwaye mu nkiko 5, kwa Ana, kwa Kayafa, kwa Pilato, kwa Herode, bamugarura kwa Pilato. Baramukubise mu buryo udashobora kwibaza. Ubwo nari Yerusalemu yasuye urugo kwa Kayafa, kimwe mu bintu byambabaje ni ukuntu mu rugo rw'umutambyi mukuru hari gereza. Hejuru hano hari ahantu batorera amategeko, ariko munsi hari ku ibagiro aho bicira abantu. Ndagira ngo basabe, muzaba abana b'Imana, ntimuzaba abagendini. Idini ririca, Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Hari igihe umuntu yumva ari umunyedini gusa, ntahinduke kuba umwana w'Imana. Iyo urebye intambara zihora mu matorero, ukareba ibibazo biri mu matorero, iyo mvuze amatorero n'amatorero ya Gikristo, uhita ubona nyine ko bituzuye. Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Nuba umwana w'Imana uzumva Imana, ariko nuba umunyedini ntabwo uzumva Imana. Yesu bamufungiye mu mwobo wa metero 5, nzaze mwereka amafoto. Mu mwobo wa metero 5 arara anaganamo, ava amaraso bamumenaho amazi. Hanyuma aho hantu habereye ikintu gikomeye. Inshuti ye magara yari asigaranye yitwa Petero, niwe yamwihakanye. Nubwo waba usigaye wenyine, Yesu yakumva, kuko nawe byamubayeho. Hanyuma ntabwo mwakumva umunsi wo kuwa kane wari mubi. Mu gitondo bamushakiye ikamba y'amahwa. Kariya karere kuko ari ubutayu, kagira amahwa y'imishuri maremare, bayinjiza n'inyundo agera ku bwonko.
Yesaya yarahanuye ngo Yesu azamera nk'ikijegijegi debile kubera amahwa yageze ku bwonko ntabwo yari akibasha gutekereza neza. Murabizi ko umuntu mukuru agira litiro 3 n'igice, agira litiro 5 z'amaraso muri we. Yavuye amaraso arengeje litiro 3 n'igice. Bamukorera umusaraba upima hafi 200, awugendana hafi ibirometero 3. Ntabwo yari akibibashije kuko amaraso yari yuzuye ahantu hose. Bari bamukubise inkoni z'abaroma mbi. Abaroma bagiraga inkoni ukubita zigahita zizana inyama. Ntabwo byari byoroshe. Wari umusugoye. Yesu bamubambishije ferabeto ya 12 y'igiheri idasenye neza. Niyo mpamvu birivuga ngo azagaruka inkovu z'igihari ntabwo zisigira zisiba. Yarababaye Yesu. Uzi ko bamubambye yambaye ubusa, nyina yamubyaye ahahagaze, nta n'urubindo, yari yambaye ubusa uko yavutse. Izuba yaremye rimubonye yambaye ubusa yifuka mu maso. Ntabwo byashobora kurebana n'umwami yariremye yambaye ubusa uko yavutse. Ntabwo ndi busubiremo amagambo arindwi yahavugiye, ariko rimwe rya nyuma yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naza. Umutima uraca, umwenda ukinze ahera ucikamo kabiri. Ndashaka mvuga impamvu umwenda wacitsemo kabiri. Kuva binjiye mu gihugu cy'isezerano kugera navuga se bava muri Egiputa kugera kuri Yeremiya, bari bafite isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ryasobanuye kubaho kw'Imana, icyubahiro cy'Imana. Ariko igihe bajya mu bunyage bw'imyaka 70 ntabwo bongeye kubibona isanduku. Bagarutse bubatse urusengero rwari ruhari ariko rutagira isanduku. Bakomeza gutamba ibitambo kandi Imana yarimutse itakiri mu Bisirayeli. Rwari urwandiko rw'imihango, nta kintu kizima cyari kiri. Uwo munsi Yesu yakojeje isoni abatambyi, ahubwo we yinjirayo ari umutambyi, ari n'igitambo. Amena aye maraso. Hano sinzi niba mwabyumva. Yohana ahamya Yesu yaravuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi iyo batambaga ibitambo ibyaha byaratwikirwa ntabwo byakugwaho, ariko uwo munsi ibyaha byose byakuweho. Muri ibyo ari byo Uwiteka mucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita umukiranutsi. Hanyuma idini ndaritinya, icyo kintu gitinyitse mu isi. Mwari muzi ko baje ngo kugira ngo bajye mu isabatora ngo bavune amaguru y'ibisambo. Bavuna amaguru y'ibisambo kugira ngo bihute bajye mu isabato. Bageze kuri Yesu basanga yapfuye, bamutera icumu mu rubavu kugira ngo bihute bajye mu materaniro. Dini ririca se. Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Kuwa gatandatu yaraye mwumva bawita umunsi nta kintu kigaragara yakoze, ariko yarimo gukora ibintu bikomeye. Kuva kuri abera bari bakingiraniwe ikuzimu, kandi aho Satani yashobora kuhagera akabacunaguza. Muribuka ko Elisa bamuzuye umupfumu wa Endori, bari bafiteho ubushobozi. Ariko uwo munsi ngo yaramanutse ngo bababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro. Aravuga ngo uwo mwahanuye yari nde. Baramuhanura bakamanuka batamubonye, ariko uwo munsi baramubonye. Ku cyumweru mu gitondo marayika aramanutse akuraho igitare
akicaraho. Ntabwo mushobora kwibaza iyo birivuga ngo igitare nabwo ntabwo mwumva neza. Mwari muzi ko abatanga uzi ko bafashe ibuye ripima tone 2,500 akaba ari ryo bashyira hejuru ya Yesu, bakarihomesha kaburimbo yizewe ikomeye, sima y'akataraboneka kugira ngo azahereye. Mu gitondo icyo gitare cyamanuye marayika mu ijuru ngo araza agikuraho akicaraho. Yesu arasuka. Yahuye na Mariya inshuti ye urukundo yamukundaga, aramubwira ngo Mariya ntukoreho, ngiye kubanza kubageza kwa data. Hari akantu kabaye muri ako kanya, babera bose yazukanye kugira ngo batazabyitiranya, batazabyita amagambo. Yabanje gukora akadefire mu mujyi nabo. Bibiliya avuga ngo babonekera benshi barabamenya. Hari igihe Imana izadukorera ikintu kitigana, kititiranwa. Abadusanze mu ntege nke nimubwire ngo niko twahoze, kandi siko tuzaba. Ibihe byiza bizagaruka. Imana izatugarurira kimwe mu bintu Imana yasezeranirije u Rwanda, numva n'amatwi n'ububyutse. Imana izagarura imbaraga z'ubumana. Tugeze mu gihe umuntu avuga mu ndimi bakamureba nk'aho wagira ngo akoze ikosa, kandi turi itorero ry'umwuka. Ibihe byiza bizagaruka. Mbere y'uko mfa Imana izampe kubibona. Nigeze kubibonaho gatoya, aho umuntu aza mu kibanza cy'urusengero gusa atarinjira mu rusengero, afite abademoni bakamukubita hasi. Nabonye aho korari ririmba ababana n'ubumuga bagakira. None bisigaye byaroroshe, bisigaye bisanzwe. Ibihe byiza bizaza. Yesu yarazutse azamukana abera mu ijuru. Ijuru ryose rirahaguruka gufelicita umuntu uzanye intsinzi, abohoye abera benshi. Ngo Imana mushake ikintu yamuhira kiwe, kuko ikuzimu yaravuye, n'isi nayo yarayicunguye. Ijuru ryari mushake ikintu yamuha irakiwe, muyite muha izina. Yavuga ngo ni umwami w'abami, umwami w'abatware. Muri iryo zina amavi yose arapfukama. Nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo usibye izina rye. Ahandi hose wanyura ntihakugezayo, niryo zina ryonyine. Niryo zina twahawe, niryo ushobora guhindura ubuzima bwawe, niryo wakwirinda. Reka nsoze. Impano waha Imana ukazarinda upfa uticuza, ni ukuyiha ubuzima bwawe. Intsinzi yarayiduhaye, nawe itegereje kuyiha umutima wawe. Nicyo gusa Yesu ategereje. Urakoze. Nuko uyiha umutima wawe. Ntiwizihize Pasika nk'umuhango, ahubwo bihinduke ubuzima bwawe. Twunamishe amaso dusenge. Sinzi niba twagirana na Yesu isezerano muri iki gitondo, tukongera gusezeranira ku maraso ye, kikaba igihango, kumubwira ngo Mwana uhaye ubuzima bwanjye, uhari wahaguruka tugasengana. Ubaye wumva wagirana igihango na Yesu ukamuha ubuzima bwawe, ukavuga ngo Mwami ndagusezeranije ko nguhaye ubuzima bwawe, kandi iminsi isigaje kubaho uzicuza, haguruka dusengane. Birashoboka ko wakijijwe ariko ukaba waraciye mu isezerano, cyangwa ukongera kugirana igihango nawe. Afite umutima wa twese twakwirwa mu yakwakira ukuri, kansaba umushumba azadufashe. Tugiye gusengana Imana, tugiye gusengana Imana. Reka
mbere warambura ikiganza niba uhari ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere warambura ikiganza nta soni biteye Imana iguha umugisha waza hano rwose iyo n'ibyishimo byinshi iyo itorero tubonye abantu bihana bahindukira umwami Yesu bapfukama aho ngaho dusenga Imana nawe ubaye utari wakira Yesu cyangwa umaze igihe kinini cyane waraguye ukaba waje mu nzu y'Imana yaba ari amahirwe yo kuza ugapfukama aha ngaha tukagusengera Imana waramaze igihe kinini cyane rwose waraguye ugiye kuvamo ukavuga uti naraguye nababaje umwami ariko noneho kuri iyi Pasika ndashaka guca bugufi noneho atuza Yesu umutima wanjye byakuberekeje byo byaba ari byinshi byakugushije ariko nta mpamvu dukurikije urugero Yesu yaduhaye kuko niwe tugomba kwigiraho wenyine naho abandi bose nk'uko twabyumvise mu ijambo ry'Imana barahinduka abantu barahinduka Yesu wenyine niwe udahinduka kandi nuzakwibwira akakwibwira atakweretse Yesu azaba akubeshya nta bundi butumwa dukwiriye kuvuga uretse kuvuga Yesu wazutse niba ufite imbaraga rwose zihagije Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu ngiye gusengera aba bapfukamye hanyuma nimara kubasengera ndasaba Diakoni Muranga Theogene hanyuma na Mama Yeme muze kujyana muganiriza aba bantu ndasaba nanone kandi umushumba nawe asenga Imana rwose mwebwe uhagaze mwebwe mwumvaga ko mutarimo muri mu murongo mwiza aribyo mushatse kwereka Imana yabaha imbaraga mukanisha kandi yababarira nabyo Imana irabikora kandi nanone turaza gusenga Imana dusenganye namwe mwese dusabe Imana rwose iduhe ibihe byiza kandi Imana itwereke urukundo Kristo Yesu Imana ishobora byose mu izina rya Yesu turagushimiye abangaba bapfukamye barahejwe n'ijambo ryawe kandi natwe turabasengera bifuje kongera kukumenya buri bushya hariho n'uje aciye bugufi apfukamye kugira ngo umubabarire mwese umutunganye uture muri we ukomanze ku mutima we kandi wamuhamagariye kugira ngo umuhe ubugingo apfukamye ahangaha imbere yawe n'iteraniro ryose urebye isoni z'umusaraba wahanganye nawe arakwitegereje ku musaraba asanze waramuboneye agakiza asanze atakwirenganya kandi ubwo wazutse reka imbaraga zawe zikorere muri we zimuhe ubugingo mwana ukure mu gitabo cy'ubupfu mwandike mu gitabo cy'ubugingo bene data bari barasubiye mu ngeso zitari zimwe baraguhindukiriye turabingingiye kugira ngo ubabarire wese batungane uture muri bo mwami Imana yacu bagira inama bigishe babere umucunguzi wawe turagushimiye cyane kuko wampa imbaraga zo kubabashisha gutsinda ibyaha reka bakwigireho kandi Umwuka Wera akomeze abayobore kugeza mu bugingo buhoraho bisabye gutyo twizeye izina rya Yesu amen mwebwe mupfukamye hano kurikire
dushimiye Imana yakoze ibikomeye ikabikorera mushiki wacu. Dushimiye Imana kubw'ijambo ry'Imana. Nawe wumvishije iri jambo, hari byinshi bigiye guhinduka mu buzima bwawe, kuko Imana yacu uko yari ejo na n'uyu munsi niko ikiri. Tugeze mu mwanya mwiza nanone wo gutanga amaturo y'ishimwe, twinjira mu mwanya nyamukuru wo gusenga Imana, twinjira mu mwanya wo gutabaza. Wowe rero ugiye gutanga amaturo yawe y'Icyacumi n'amaturo, birumvikana ko ugomba gukiranukira Imana. Niba hari ibyo wifuza ku Mana, ni ngombwa ko nawe ukora ibyo gukiranuka kugira ngo Imana igusubize. Turakoresha ziriya nomero dutanga Icyacumi n'amaturo, kandi aho ugiye gukura Imana ihongere. Turaba twumva indirimbo ya korali Beura. Beura irarimba indirimbo imwe, nisoza kuririmba iyi ndirimbo imwe turaza kumva mwarimu Sipiriye asenga Imana, atwinjiza mu mwanya wo gutabaza nyirizina, kandi turaba dusoje n'iteraniro ryacu ry'umugoroba ry'ijoro ryo gutabaza. Imitima yacu yuzuye ishimwe, tunejejwe n'ibyo wadukoreye Mana, shimirwa. Imitima yacu yuzuye ishimwe, tunejejwe n'ibyo wadukoreye Mana, shimirwa. Imitima yacu yuzuye ishimwe, tunejejwe n'ibyo wadukoreye Mana, shimirwa. Ntabwo dutewe isoni no kugushimira, kuko nawe utatewe isoni no kubikora. Ntabwo dutewe isoni no kugushimira, kuko nawe utatewe isoni no kubikora. Imitima yacu yuzuye ishimwe, tunejejwe n'ibyo wadukoreye Mana, shimirwa. Imitima yacu yuzuye ishimwe, tunejejwe n'ibyo wadukoreye Mana, shimirwa. Twaraguhamagaye uratwitaba, Mwami we, twabonye ineza yawe mu bihe bikomeye. Mwami wari uhari, no mu byago byacu wari uhari, uraduhumuriza. Kandi ntabwo ari umure gusa tugushimira, waraturengeye, ibyo ngibyo turabyibuka. Waratugaburiye igihe twari dushonje, ni wowe watwambitse igihe twari twambaye ubusa. Abari babuze urubyaro wararubahaye, dushingiye ku mirimo myiza wadukoreye. Tukuramburiye amaboko yacu, turavuze ngo shimwa. Tukuramburiye amaboko yacu, turavuze ngo shimwa. Imitima yacu yuzuye ishimwe, 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 tunejejwe n'ibyo wadukoreye Mana,
shimirwa. Oh, imitima yacu yuzuye ishimwe, tunezezwa n'ibyo wadukoreye Mana shimirwa. Niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha. Mana we watahanye intsinzi. Niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha. Mana we watahanye intsinzi. Mana we watahanye intsinzi. Mana we waraturwaniriye uranesha. Mana we watahanye intsinzi. Mana watahanye intsinzi. Mana we watahanye intsinzi. Niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha, niwemeye ku mwanzi wacu avugiriza impundu kunesha. Mana we watahanye intsinzi. Mbere yo kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga Imana dutabaza, reka tunabashimire mwebwe mwese tubanye kandi tubifurize icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha, muzahaye kandi muzaronke umugisha w'Imana uzababeho. Karibu mwarimu Sipiriye asenga Imana. Nawe icyo wumva wabwira Imana, icyo wumva wasaba Imana ugisaba Imana, Imana yiteguye kugutabara. Karibu. Muri uyu mwanya wo gusenga dusengane namwe, hanyuma tubwire Imana ikora ikigomba gukora, kuko duhawe umugisha nayo. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe kwishe. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'inyabutware. Wabwiye Yakobo uramubwira ngo yewe Yakobo we ntutinye, nzakurindira aho uzajya hose. Turestale bisiri done shikidelewa. Uri Imana itsinda, ntuterwa ubwoba n'ibyo abantu bavuga, ntuterwa ubwoba n'ibyo abantu bakora, ntuterwa ubwoba n'ubutayu bukakaye, ntuterwa ubwoba aloshiribana ngo lebo sita karaba, ntuterwa ubwoba n'ibyo abarozi bavuga, ntuterwa ubwoba n'ibyo abakonikoni bavuga, ntuterwa ubwoba n'imbaraga z'umwijima, ntuterwa ubwoba mu izina rya Yesu. Uyu mwanya turatabaje, uyu mwanya duhamagaye Imana, uyu mwanya turizeye, uyu mwanya turayihamagaye. Uri Imana ikiranuka, ukiranuka nimugoroba, ukiranuka mu gitondo, mu izina rya Yesu. Ukiranuka mu gitondo, ukiranuka ku gihe cyose. Niyo mpamvu dusengeye uyu muntu ubabaye, uyu muntu ufite ibibazo, uyu muntu urwaye. Ndategeka, ndabwira indwara ngo zihagarare, ndabwira abarozi ngo bamureke mu izina rya Yesu. Ntitaye ku myuka mibi, ntitaye ku mbaraga z'abakonikoni, ntitaye kuri karande, ndasohora buri kimwe cyose mu izina rya Yesu kidaturuka mu bushake bw'Imana. Ndakinanije, nyambuye ubutware, nyambuye imbaraga, nyambuye power mu izina rya Yesu. Reka icyubahiro cy'Imana kiganze, reka imbaraga z'Imana zize, reka ubutware buze, reka gukora kw'Imana kube ku buzima bwacu, reka imbaraga zidasanzwe zikora ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri Imana idasanzwe, uri Imana yumva gusenga, uri Imana itagira ubwoba, uri Imana idacika intege, uri Imana nyamana. Toka mu izina rya Yesu.
urakoze kuko uri Imana ishobora byose, urakoze yuko uri Imana idasanzwe, urakoze kuko uri Imana ivuga, urakoze kuko uri Imana ibasha, kuko uri Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu, amen, amen. Mugire umugoroba mwiza, Imana ibahezagire, amen.